Yesu ashimwe. Turanezerewe muri iki gitondo guhurira hano. Tugeze mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Bafite Bibiliya yawe wabumbura mu Itangiriro igice cyawo cya 4. Itangiriro igice cya 4 guhera ku murongo wa mbere turasoma tugeze ku murongo wa 9. Itangiriro igice ni cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Niba muhari reka dusome. Haranditswe ngo, kandi uwo mugabo Eva atwika umugore w'inda abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatura ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Dusomye kugeza ku murongo wa 9. Muri cyumweru nagira ubuntu bwo gutumirwa ahantu mu muryango mpuzamahanga w'urubyiruko, ndetse bampa amahirwe yo kubaganiririza ku ijambo ry'Imana. Nuko tuganira kuri inkuru yo mu Itangiriro igice cya 4 ivuga kuri Kayini na Abeli. Ndabasobanurira nti mu ijambo ry'Imana ni ingenzi ko tumenya uburyo ubutumwa bwiza butondetse muri Bibiliya. Bitworohera cyane kubasha kubusobanukirwa ndetse no kubwakira mu mitima yacu. Burya iyo ugiye ahantu ugasanga ibintu byaho byose biri kuri gahunda, biri ku murongo, icyo gihe ubuzima nabwo burakorohera cyane. Ariko uramutse ugiye mu nzu ugasanga irimo akavuyo, nta kintu kiri mu mwanya wacyo, ibintu byose babitereye hejuru, ibintu byose babyimuye, ubuzima burakugora cyane mu nzu nk'iyo ngiyo, kubera yuko icyo ukeneye kubona ntabwo ubasha kukibonera ku gihe, cyangwa se bikanarangira burundu ukibuze. Mu gihe ushaka wenda icyuma cyo gukoresha mu gikoni, bitewe n'uko utazi aho wagishyize, ugasanga wenda kiri mu buriri cyangwa se kiri mu cyumba uryamamo, kugira ngo uzakibone ubashe guteka bikubera umuzigo ukuremereye cyane. Niba wenda ukeneye uburoso, bitewe n'uko ari inzu irimo akavuyo, usanga uburoso butari mu mwanya waho bukwiye kuba buri, ukamara umunsi wose ubushaka, bikaba byanarangira mu by'ukuri utabukoresheje icyo wabushakiraga. Nk'uko rero ubuzima butworohera iyo turi mu nzu iri ku murongo, ibintu byose biri kuri gahunda, ni nako no mu mitima yacu naho Imana ishaka ko imitima yacu nayo iba kuri gahunda. Kuko umurimo wa Satani ni ukuduteza akajagari, ni ukuduteza urujijo, bigatuma mu by'ukuri tutamenya neza inzira dukwiye gufata iyo ariyo. Bibiliya ni igitabo cyoroshye cyane, iri mu rurimi twumva, nta mibare myinshi irimo, nta maformule menshi arimo, ariko si ukubera iki birangira n'ubundi tutagize kwizera nyako. Umuntu ajya gusenga imyaka 5, ariko mu by'ukuri mu mutima we nta kirahinduka. Imyaka 10, 20, 30 ukayimara mu rusengero, ariko mu mutima wawe nta kirahinduka. Uko wagiye umunsi wa mbere ugasanga na nyuma y'imyaka 10 cyangwa se 20 ariko bikimeze. Ese ikibazo ni ikihe? Aho Imana ni ifite ikibazo? Ese ijambo ry'Imana niryo rifite ikibazo? Nizera neza ko ku Mana nta kibazo na kimwe gihari, no mu ijambo ryayo nta kibazo gihari, ahubwo ahari ikibazo ni mu mitima yacu. Iyo imitima yacu rero itari ku murongo,
iyo itari kuri gahunda, iyo harimo akavuyo, kwizera biragorana cyane, cyo kimwe nko kuba muri ya nzu irimo akavuyo, ibintu bitari ku murongo, bitari kuri gahunda. Kubw'iyo mpamvu rero Imana ishaka yuko dusobanukirwa neza imiterere y'imitima yacu, tukamenya neza imibereho y'imitima yacu, kandi ijambo ry'Imana rikadufasha gushyira ku murongo ibibera mu mitima yacu byose. Abo twaganiraga rero hari kuwa kane w'iki cyumweru, narababwiye nti ni ingenzi cyane ko dusobanukirwa umutima w'umuntu na mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, mbere ko twumva ubutumwa bwiza bw'ibyo Yesu yadukoreye. Kubera iki? Kubera yuko aho wajya hose utitaye ku izina ry'urusengero cyangwa se idini iryo ari ryo, abantu bose bazi Yesu, ndetse bazi n'ibyo Yesu yabakoreye. Nta rusengero na rumwe mu nsengero zitwa iza Gikristo abantu bahakana ko Yesu atabapfiriye, ko Yesu atabatangiye igitambo, kandi ko Yesu atogeje ibyaha byabo. Bose barabyigisha, barabihamya, no mu ndirimbo baririmba biba birimo. Ariko iyo ugenzuye icyo byamariye umutima w'uwo muntu ubiririmba cyangwa se ubivuga, usanga mu by'ukuri ntacyo. Uramubaza ati se wizeye Yesu? Ati yego naramwizeye. Ese uyu munsi impanda ivuze wajya mu ijuru? Akubwira ati simbizi rwose, ruzaca Imana, kuko njyewe ntabwo nakwihamiriza, ibyo ni Imana ibizi. Burya ibintu utazi by'ukuri nuko utaba ubifite. Ndamutse nkubajije ese ufite telefone cyangwa ntayo ufite, ukansubiza uti yewe simbizi, bizi Imana, ibyo bisobanuye iki? By'ukuri ibyo bisobanuye yuko ntayo ufite. Kubera ko uba uyifite ni ikibazo cyoroshye cyane, wahita usubiza uti rwose ndayifite ngiyi, cyangwa bitise ukavuga uti ntayo mfite. Ariko iyo ugenzuye neza usanga nubwo umuntu amaze imyaka 10, 20 ajya mu rusengero, ariko ntagafite icyizere cy'ubugingo buhoraho, ntagafite icyizere cy'uko ibyaha bye byogejwe. Yesu amuzi mu bumenyi, ibyo Yesu yakoze abizi mu mutwe, ariko ntacyo byigeze bimarira ubugingo bwe. Ikibitera rero nta kindi nuko mu mitima yabo haba harimo akavuyo. Aho kugira ngo mu mitima yabo habemo ijambo ry'Imana, usanga harimo ijambo ry'Imana rivanze n'ibitekerezo byabo, ijambo ry'Imana rivanze n'ubunararibonye bwabo, ijambo ry'Imana rivanze n'ubumenyi bwo muri iyi si, rivangavanze n'amarangamutima. Ibyo byose rero bituma wa muntu atabasha kugira kwizera nyako cyangwa se kwizera kukuri. Mutese kwizera kukuri ni ukuhe? Kwizera kukuri ni uguhamanya n'ijambo ry'Imana ryonyine gusa. Mwene magambo ni ukwizera ijambo ry'Imana ryonyine gusa. Ariko mu gihe nizeye ijambo ry'Imana rivanzemo ibitekerezo byanjye cyangwa se rivanzemo n'amarangamutima yanjye, ntago riba rikiri ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Tujya gutanga urugero, dukunda gutanga urugero. Umuntu aguhaye igikombe cyuzuye amata, ariko agatonyangirizamo udutonyaga tubiri tw'uburozi. Ubwo byose bibaye iki? Ntabwo byose binduka amata se? Kandi amata yuzuye igikombe. Uburozi ni udutonyaga tubiri twonyine gusa. Ese wayanywa? Ntabwo ushobora kuyanywa, kubera ko uramutse uyanyoye mu by'ukuri waba unyoye uburozi, ntabwo waba unyoye amata. Uko ni nako rero ijambo ry'Imana rivanzemo ibitekerezo byanjye n'imibare yanjye, ntabwo riba rikiri ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ariko ibyo nibyo abantu barya, nibyo abantu bagaburirwa, yewe natwe twarabiriye imyaka myinshi cyane. Ariko umuntu akibaza ikibazo aho kiri ntabashe kwasobanukirwa. Ese ko nsenga buri munsi ariko nkaba ntagira amahoro mu mutima wanjye? Ese ko ndirimba muri korali, nitangira umurimo w'Imana mu rusengero, ariko n'ubundi nkaba numva nta mahoro mfite mu mutima wanjye? Bakibwira batahari nuko ntagira umurava mwinshi, nuko hari ngira umwete mukeya. Akongera umurava mwinshi, akongera kwiriza ubusa, akagereka kujya zinduka kare kurushaho, akongera kumara amasaha menshi mu rusengero agataha nyuma y'abandi, imirimo y'ubwitange akayongera myinshi cyane. Ariko aho kugira ngo rwa rujijo rugabanuke mu mutima we, aho kugira ngo urubanza rushire, ahubwo urubanza rurushaho kugira gute? Rurushaho kwiyongera. Wa muntu akagwa mu rujijo cyane kurushaho. Iyo
abimazemo iminsi, birangira yanzu yavuga ati yewe Imana nibizi uko bizagenda, yewe ibyo bintu n'amayobera matagatifu y'ukwemera, iby'Imana n'amayobera nta muntu ushobora kubimenya. Numvise abakristo benshi n'abapasiri benshi bahamya ibyo bintu. Hanyuma rero turi abantu bakunda kwemera ijambo ry'Imana kubera ko rihuza n'ibitekerezo byacu, ariko mu gihe rihabanye n'ibitekerezo byacu turi abantu batajya baryemera. Muri icyo gihe ntabwo ukwiye kuvuga ngo nizera Imana, ahubwo ukwiye kuvuga uti ndi umuntu wiyizera. Kuko igipimo cyo gupimisha niba ijambo ry'Imana ari ukuri cyangwa atari ukuri, niba icyo gipimo ari ibitekerezo byawe, bisobanuye yuko uri umuntu wizera ibitekerezo byawe, ntabwo wizera ijambo ry'Imana. Kera umupasiteri bitubwiye ati yewe ntitukagendere kuri Bibiliya, Bibiliya ni inyanja yakuyobya, Bibiliya ni ishyamba yakuyobya. Ati niyo mpamvu Imana yaduhaye ibitekerezo kugira ngo tujye dutekereza, tubashe kujora ijambo ry'Imana, turisesengure, duhitemo uburyemera cyangwa se uburihakana. Ariko yabivuga kandi akabivuga yihagazeho, yumva ko ahagaze mu kuri. Ibyo byose rero nubwo ndimo kubivuga mbiherereza ku bantu, ariko si abantu, uwo ni umurimo wa Satani. Dukwiye kumenya uburyo Satani akorera mu buzima bwacu. Satani akina n'ubwenge bwacu, aduha ibishuko mu mitima yacu bisa n'ukuri, ibitekerezo byiza bigatuma ababikurikiye bose bahinyuza cyangwa se bahakana ijambo ry'Imana. Rero abavandimwe twari kumwe n'ababwiye nti na mbere yuko twiga uburyo Yesu yogeje ibyaha byacu, na mbere ko tuganira uburyo twatsindishirijwe n'urupfu rw'Umwami Yesu, dukwiye kubanza gusobanukirwa neza imimerere y'imitima yacu. Ese imitima yacu imeze ite? Mu gitabo cya Yeremiya, dusome muri Yeremiya igice cya 17, Yeremiya igice cya 17 n'umurongo wa 9. Hano Bibiliya irasobanura neza ibijyanye n'umutima w'umuntu. Umurongo wa 9, Yeremiya 17 aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9 harasozanya ikibazo kibaza kiti ninde ushobora kumenya ukuri? Ni Imana irimo kukubaza. Ninde ushobora kumenya umutima w'umuntu ngo usobanukirwe ukuri? Kera najyaga nibwira nti njyewe nzi umutima wanjye kurenza undi muntu wari wese, kubera ko n'uwanjye nyine nabanye nawe kuva nkiri muto, yewe n'ibyo abandi batazi njyewe mbyiziho. Kubw'iyo mpamvu ninjye muntu uzi umutima wanjye kurenza abandi bose. Namwe siko mutekereza? Ariko hepfo umurongo wa 10 harimo igisubizo. Umurongo wa 10 aravuga ngo njye Uwiteka ninjye urondora umutima kawugerageza. Imana iravuga ngo ninjye ubasha kurondora umutima w'umuntu. Bivuze iki? Ninjye ushobora kuvuga umutima w'umuntu, ninjye ushobora gusobanura umutima w'umuntu ukomeze. Uburyo bwose umutima wanjye ntabwo nkuzi, ahubwo Imana niyo ikwiye kuwurondora. Bivuze ko umutima wanjye uko nkwiye kumenya ngendeye ku buryo Imana yagize gute, Imana yawuvuze. Ntabwo nkwiye kuwufata uko njyewe ubwanjye mbyitekerereza, ntabwo nkwiye kuwufata uko njye niyumva, ahubwo nkwiye kumenya uko Imana ivuga umutima wanjye nkabyemera uko. Ibi navuga yuko ari wo musingi w'ukwemera kose. Ukwizera kose kwiye gutangirira ahangaha. Icyo nkeneye kwemera cyose nkwiye kucyemera bitewe n'uko Imana ikivuze. Ubwo pastor atwigishaga arugero yajya akunda gukoresha, agafata icupa ry'amazi nuko akatubaza ati iki ni iki? Abantu bose bati ni icupa ry'amazi. Nuko akabaza ikindi kibazo cya kabiri, ese uyu munsi Imana iramutse ivuze ngo iyi ni isake, Imana iramutse ivuze ngo iyi ni inkoko, ese cyaba ari iki? Abantu bose bati n'ubundi ni hahandi ni icupa ry'amazi. Ese mwizera Imana? Bati yego rwose twizera Imana. Ese ibyo Imana ivuga ni ukuri? Yego ijambo ry'Imana ni ukuri. None uyu munsi Imana iravuze ngo iyi ni inkoko, none ubwo ni iki? Bite n'uburyo bayibona n'amaso yabo bakabona ko ari icupa ririmo amazi, bakavuga ati ni hahandi ni icupa ry'amazi. None bavandimwe, umuntu usubiza atyo koko abayizera Imana? Abayizera nde? Abayizera ubwe, sibyo?
kubera yuko icyo dukwiye kwemera, niba wizera Imana koko, ukwiye kwemera icyo Imana yavuze, ntabwo ukwiye kwemera ikintu uburyo ukibona n'amaso yawe. Niyo mpamvu rero no muri Bibiliya tubona inkuru nk'izi ngizi. Yesu yabwiye abantu ngo nimudahe amazi muyashyire umusangwa mukuru. Icyari gikenewe mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya cyari vino, kandi Yesu nawe yari abizi yuko mu mugenzo w'Abayuda amazi atajya atangwa mu bukwe, igitangwa ari vino. Yesu kubabwira ati nimudahe amazi muyashyire umusangwa mukuru, yari abizi neza 100% yuko iyo ngiyo ari vino kandi nziza iruta ya yindi batanze mbere. Ariko abagaragu bo mu bukwe mu mitima yabo havukiramo intambara ikomeye cyane. Ese ko ari twe twujuje amazi muri izi ntango, none uyu mugabo akaba atubwiye ngo tudahe amazi tuyashyire umusangwa mukuru, aho ntashaka kutwirukanisha, aho uyu mugabo ntashaka kuduteza ibibazo. Turabizi neza yuko aya ngaya ari amazi, ariko mu mutima wa Yesu kubabwira ngo nimuyadahe muyashyire umusangwa mukuru, ko ari kubabwira ati iyi ni vino. None bavandimwe, ni iki muri byombi? Ese ni amazi cyangwa se ni vino? Niba Yesu avuze ko ari vino, ubwo ni vino. Ibyo wasutsemo ibyo ngibyo ntacyo bimaze. Nushaka kuba wasutsemo amazi, sinzi nushaka kuba wasutsemo umutobe, nushaka kuba wasutsemo amata, ariko niba Yesu avuze ati nimuyadahe muyashyire umusangwa mukuru, bisobanuye yuko yamaze guhinduka vino. Ariko abagaragu bagize kwihana mu mitima yabo, bibuka ijambo Mariya yababwiye. Mariya yatubwiye na mbere hose ati icyo ababwira cyose mugire gute? Cyose mugikore. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo imibare yanyu yose muyishyire hasi, ibitekerezo byanyu byose mubizibukire, mubijugunye, ubunararibonye bwanyu bwose mubwirengagize, ibyo mubonesha amaso yanyu byose mubitekure, icyo ababwira cyose mugikore. Bibutse rya jambo barabwirana bati yewe nubwo dutekereza ko ari amazi bwose, ariko bibuke ko Mariya yatubwiye ati ibyo babwira byose mubikore. Kubw'iyo mpamvu reka tuyadahe tuyashyire umusangwa mukuru nkuko atubwiye. Babikoze, umusangwa mukuru anyoyeho aratangara cyane, arirahira, aravuga ati sinigeze kunywa vino iryoshye nk'iyi ngiyi. Ati abandi babanza vino nziza, abantu bamara kuyinywa bamara gusinda bataye ubwenge, bakabazanira ya yindi bafunguye yuzuye amazi, kuba basinze nta bwenge bafite ntibabimenye. Atari ko mwebwe mwabanje ibishye, nuko musozanyije iryoshye. Biramutangaza cyane. Iyo ukomeje gusoma Bibiliya avuga ngo ntiyamenya aho iyo vino yaturutse, ngo keretse ba bagaragu bagize gute? Bayidashye, babagaragu bo muri ubwo bukwe. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo byarangiye badasobanukiwe neza mu by'ukuri icyo gitangaza aho giturutse, keretse babagaragu bonyine gusa. Byarangiye badasobanukiwe Yesu uwo ari we, keretse babagaragu bonyine gusa. Rero izi nkuru impamvu zanditswe zitya, n'icyo Imana ishaka kutwigishirizamo nuko nta gihe na kimwe inzira Imana ituyoboramo ibihuza n'ibitekerezo byacu. Kugira ngo tubone imirimo y'Imana iteka nuko twebwe ubwacu twiyanga. Yesu yaravuze ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we, abone kunkurikira. Mu yandi magambo bivuze ngo umuntu wese nashaka kunkurikira yiyange, apfe, kubera ko uwikorera umusaraba ni umupfu. Aho uzabona umusaraba wikoreye hejuru, uzaba uri hejuru y'isanduku, bivuze ko umuntu azaba yapfuye. So Yesu arabwira ati mugomba kubanza gupfa kugira ngo mubashe kunkurikira. Ko mukiri bazima, mugitekereza n'intekerezo zanyu, mucyanzura n'imigambi yanyu, kirazira ntibishoboka yuko mwabasha kunkurikira. Gusa ikintu cyobaje nuko uyu munsi dushaka gukurikira Yesu, ariko tugundiriye inzira zacu n'ibitekerezo byacu. Niyo mpamvu Satani akora umurimo nk'uwo mu mitima y'abantu, akabacanganyikisha, akabaha ibitekerezo byinshi, akabaha imyanzuro myinshi, noneho bakumva n'ijambo ry'Imana, ariko byose bigahinduka uruvange, bigahinduka urujijo mu mitima yabo. Mu gihe cyo guhitamo, aho kugira ngo bahitemo ijambo ry'Imana, bisanga bahisemo ibitekerezo byiza bihuza n'imyumvire yabo. Ntabwo ndi gutwara umwanya munini, ndagira ngo tuganire gato kuri inkuru yo mu Itangiriro, ibice 4 aho twasomye. Ariko mbere ko tuhavuga, nari nishimiye kubanza kubasobanurira neza ibijyanye n'imiterere y'umutima w'umuntu.
imitima yacu igereranywa nka gare. Murabona ya gare ya Nyabugogo? Iriya gare ya Nyabugogo buri munota wose haba hinjiramo imodoka hasohokamo izindi. Buri munota wose haba hinjiramo imodoka hasohokamo izindi. Uramutse ubaze nk'imodoka zahinjiye ku munsi ni nyinshi cyane, zirenze 1000. Ni nako natwe mu mitima yacu igihe cyose hinjiramo ibitekerezo byinshi hakavamo ibindi. Imitima yacu rero ni akavuyo ku ruvange rw'ibitekerezo byacu, ubunararibonye, imyumvire yacu ndetse n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu abatabisobanukiwe bapfa kwizera gusa ikintu cyose kizamutse mu mitima yabo. Ariko nk'uko natangiye mbivuga, kwizera kukuri bisobanuye kwizera ijambo ry'Imana ryonyine gusa. None niki ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'umutima wacu? Ijambo ry'Imana rivuga ngo umutima w'umuntu ushukana kurenza ibintu byose. Ufite indwara ntujya wizera gukira. Kandi ngo nta muntu ushobora kumenya ukuri keretse Uwiteka Imana yonyine gusa, yo ibasha kurondora imitima y'abantu. Ubwo Kayini yavukaga, tubona neza ko Adamu yivuze imyato, amutangira ubuhamya bukomeye cyane ati mpeshejwe umugabo n'Uwiteka. Ubwo Kayini yavutse ari uruhinja, ariko Adamu mu kumubona yamubonyemo umuntu udasanzwe, nuko aramuhamiriza ati mpeshejwe umugabo n'Uwiteka Imana. Kandi koko Kayini mu buzima bwe ngo yari umuntu w'umunyembaraga ukomeye cyane, ngo yabaye umuhinzi w'ubutaka. Muri minsi bitewe nuko iterambere mu ikoranabuhanga ryakataje, ntago ubuhinzi bukigoye. Ubuhinzi bukorwa n'imashini. Imashini zirahinga, imashini zikuhira, imashini zigatera imiti, imashini zigasarura, zigakora ibintu byose, byaroroshye cyane. Ariko muri ibi bihe byo hambere izo mashini zihinga ntazabagaho. Tekereza ko n'amasuka ayanga duhingisha mu buryo gakondo nayo ntago yabagaho icyo gihe. Naribajije n'iki Kayini yahingishaga byatumye ahinduka umuhinzi w'ubutaka. Kuko ukomeje gusoma Bibiliya, icyuma kiza kuvumburwa mu itangiriro ibice 5 mu nkuru ya Lameki, nibwo bavumbuye imiringa n'ibyuma byo gukebesha n'ibyo guhinga. Ariko mu gihe cya Kayini ibi byuma ntabyo bari bafite. Nibarahingishaga ibuye, nibarahingishaga ibiti, sinzi ibyo ahingishaga ibyo ari byo. Ariko ndagira ngo mwumve uburyo uwo mwuga ari umwuga ugoye cyane, uruhije cyane. Ariko ni hahandi nubwo wari ugoye uruhije, yashoboraga kweza umusaruro, akeza umusaruro mwinshi. Bishoboka ko hari watungaga umuryango we, agatunga Adamu, agatunga Eva, agatunga ndetse na Abeli, bitewe n'uko yari umunyamaboko w'umunyembaraga. Ariko igihe kigeze Abeli kavutse, Adamu yaryumyeho rwose, ntacyo yigeze avuga. Ubusobanuro bw'ijambo Abeli bisobanuye umwuka utumuka. Urabizi cya gihe uri guteka amazi mu isafuriya, uri gutogosa amazi yo kunywa, urabizi wa mwuka ujya uva mu isafuriya utumuka, ushobora kubona iminota ingahe? Habe n'umunota n'umwe, sibyo? Igihe cyinshi wabona ni segonda rimwe cyangwa se amasegonda 2. Cya gihe umwuka utumuka uva mu isafuriya, nyuma y'isegonda 1, 2 uhita uvaho, ntihongere kubona. Icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo Abeli. Abeli rero mu ivuka rye, nubwo Adamu yatanze ubuhamya akavuga imyato Kayini, ariko ntacyo yigeze avuga kuri Abeli na gito. Kubera iki? Abeli ari umunyantege nke. Ndetse biravuga ngo yabaye umushumba uragira intama. Kera sogokuru akiriho, twajya tujya kumusura, bitewe nuko yari umworozi afite inka, tukajya n'abashumba be bakajya kutwigisha kuragira. Aho kuragira ni iki se? Kuragira n'ukugenda inyuma y'inka nta kindi. Kubera ko cyagiye bazahuye zageze mu rwuri, abashumba bafata akarere bagatangira kwikinira umupira, bakikinira imikino itandukanye, bakotsa runonko murayizi? Inka zikirishiriza se ubwazo, kirakabaye nimugoroba bakongera bakazishorera, bakazahura zigataha. Ubu ni umwuga w'iki? W'umushumba. Umushumba n'umuhinzi ni imyuga ibiri utagereranya. Abeli wari umwungeri w'intama, ntacyo yagomba gukora, ko ari ukuragira intama gusa, akazigenda inyuma zikahuka zikarisha,
yakwiryamira, yakwisinzira, kwiruhukira, yakwikinira akarere, yakotsa runonko, ibyo yakora byose intama ubwazo ibisigaye byose zirabyikorera. Ariko none Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze bombi bajya gutanga ituro imbere y'Uwiteka Imana. Bajya gutanga ituro, ahanga niho tubona itandukaniro neza hagati y'abantu bombi. Mbese itandukaniro ryabo nta rindi, nuko bajyanye amaturo atandukanye. Bombi byabaye ngombwa ko bajya guhagarara imbere y'Imana. Ariko bitewe n'icyo umwe yatanze, umwe yaremewe, undi arangwa. Kandi mu kujya gutanga atanga ngo imbuto zo mu butaka, no kuvuga ngo umusaruro umwero yejeje awushyira Imana, ariko Imana ntiyanawurebaho. Imana yanga ituro rye, ndetse yanga na Kayini ubwe, iramwirukana ava mu maso y'Imana. Hanyuma Abeli nawe agiye gutanga ituro, biravuga ngo atanga ituro ry'uburiza bw'umukumbi we ndetse n'urugimbu rwawo. Ngo hanyuma Uwiteka Imana yemera ituro rya Abeli ndetse yemera na Abeli ubwe. Ariko nyuma yo kumva iyi nkuru ntabwo tubasha gusobanukirwa n'iki Imana ishaka kutubwiriramo. Ese ibi ngibi bihuriye hehe n'ubuzima bwacu bwo kwemera bw'uyu munsi? Nk'uko Kayini na Abeli bagiye imbere y'Imana, nako twese igihe kimwe tuzahagarara imbere y'Imana. Hanyuma nk'uko umwe yemewe undi akangirwa, uko ni nako mu bazahagarara imbere y'Imana bose bazacikamo ibice bibiri. Umwe azemerwa, hanyuma undi agire gute? Undi yangirwe. Ibi bintu bizabaho byanze bikunze. None niki cyatumye umwe yemerwa undi akangwa? Icyo nicyo dukwiye gushakira muri Bibiliya. Ndibuka kera bajyaga batwigisha bati ntimukamere nka Kayini wagiye imbere y'Imana agatanga ibintu bibi, ibintu byaboze, ibintu binuka, ibintu byataye igihe. Nimujye imbere y'Imana mujye mutanga ibintu byiza gusa. Nujye mu rusengero ntugatange ituro ry'ibiceri. Ibiceri bisakuriza Imana, birya mu matwi. Ibyo ngibyo ngo bigereranywa n'ituro ryande, nk'ituro rya Kayini, ngo kandi nicyo cyatumye Kayini yangwa. Nimujye imbere y'Imana ntimukajyane ibibi mwakoze, mujye mwitwaza ibyiza mwakoze. Ubugira neza, gufasha abantu, gusenga cyane. Nimujye imbere y'Imana mujye mwitwaza ibyo ngibyo. Uko niko bajyaga batwigisha muri iyi nkuru. Ariko ukibaza, niba ko Kayini yaranzwe bitewe n'uko yatanze ibintu bibi byaboze, byataye agaciro, yarakajwe n'iki? Ubwo Imana yangaga ituro rye, nawe ikamwanga, niki cyatumye agaragaza umubabaro, akagira umujinya bene ako kageni? Tekereza ko agombaga kwiyakira. Ndetse na mbere yuko abitanga yagombaga kuba yiteza ati, yewe ibintu bijyanye rwose nubwo mbijyanye, sineze ko Imana iri bubyemere. Uretse n'Imana, ujyanye umusaruro wawe ku isoko, wa karoti zaboze n'amashu yaboze, byabona umuguzi? N'umwana w'umuntu ntabwo yabigura. Kanswe Imana noneho. Ariko kandi unabishoye ku isoko ukabicyura mu rugo uko byakabaye batabiguze, wakwiyakira. Wavuga uti none nari mbizi, niba bigura rwose byere kuba ari amahirwe, nari niteze ko n'undi nta muguzi ndi bubone. Uko niko watekereza. Ariko biravuga ngo Kayini yararakaye cyane, agaragaza umubabaro, ananirwa kwihangana no kwifata umujinya we, yica umuvandimwe we. Yagize umujinya wo ku kigero cyo hejuru cyane kitigeze kibaho. Impamvu ni iyihe? Yari yiteze yuko ari bwemerwe. Nicyo cyamurakaje. Kubera icyo yari yiteze ko ari bwemerwe, nuko yajyanye amaturo meza. Naje kumenya yuko uburyo najyaga nigishwa bwari uburyo bupfuye. Ntabwo Kayini yajyanye imbuto mbi zaboze, ahubwo yajyanye imbuto nziza, ahari izabuze umenyerezo yisigarije hari mu rugo, ariko izo yashyiriye Imana zari imbuto nziza cyane yatoranyije mu zindi. Ariko birangira Imana igize gute? Imana izanze. Dukwiye gushaka impamvu Imana yazanze muri Bibiliya. Ntabwo dukwiye kwishakira mu bitekerezo byacu. Ntabwo dukwiye gukurikira gusa ibyo abandi bavuga cyangwa se ibyo pastor yavuze mu gihe bidaturutse muri Bibiliya.
nanjye uhagaze imbere yanyu niba mbabwiye ibintu bitavuye muri Bibiliya rwose ntabwo mukwiye kubyemera. uwo niwe muntu uba wizera Imana mu buryo bukwiye. Ariko abantu benshi ibyo ntabwo birirwa birebaho, apfa kureba gusa birumvikana mu bwenge ntibyumvikana. Ese bivuzwe n'igihangange ntibivuzwe n'igihangange. Ibyo biba ishingiro ryo kwemera cyangwa se ryo kutemera. Igikwiye kuba ishingiro ryo kwemera no kutemera ni ukuba bivuye mu ijambo ry'Imana cyangwa se bitavuye mu ijambo ry'Imana. Usubiye inyuma gato ugasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 3 umurongo wa 20. Itangiriro ibice 3 umurongo wa 20 aravuga ngo mbabarire umurongo wa 17 3:17 Itangiriro. Na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana avumye iki? Biravuga ngo uzaniye ubutaka kuvumwa. Ubutaka rero maso y'Imana ni ikintu cyamaze kuvumwa kera hose. Ariko bitewe nuko Kayini atigeze abimenya, ubwo yajyaga imbere y'Imana ngo yitwaje imbuto zivuye hehe? Zivuye mu butaka. Mwene magambo yatwaye imbuto zivuye mu muvumo. Iki nicyo cyatumye Imana idashobora kuzemera. Nubwo zari nziza bwose, zari zitohagiye, zari zatoranijwe mu zindi, zari zindobanure nziza cyane ziteye amabengeza, ariko bitewe nuko zavaga mu butaka, ibyo byonyine gusa byatumye Imana igira gute? Imana izanga. None ubwo butaka ni iki? Ituro rivuye mu butaka Kayini yatwaye rishushanya iki? Mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7 biravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Burya bwose uyu mukungugu, ubu butaka bushushanya twebwe abantu. None imbuto Kayini yajyanye zivuye mu butaka zishushanya imirimo ivuye mu mwana w'umuntu. Ninde wahinze? Ni Kayini wahinze. Ese ninde wateye imbuto? Ni Kayini. Ninde wagiye gusarura? Ni Kayini. Ibyo yasaruye byose byari umusaruro w'iki? W'imirimo ye. Ni ibintu yari yakoreye. Imana yavuga iti rero ubutaka bwamaze kuvumwa. Mwani magambo umwana w'umuntu yaravumwe kubera icyaha, nta gituruka mu mwana w'umuntu na kimwe ushobora kwemera. Uko cyaba cyiza kose ntabwo nshobora kucyemera habe na rimwe. Iyi niyo mpamvu yatumye Imana yanga ituro rya Kayini. Haleluya. Ese bavandimwe murumva bishingiye kuri Bibiliya? Iyi ni impamvu ishingiye kuri Bibiliya. Ariko abantu benshi ibyo ntabwo babyitaho, baratekereza gusa se burya ariya impamvu Imana yanze Kayini yihera, se barasuko yajyanye ibintu byaboze, suko yajyanye ibintu bidafite agaciro agafa kubyemera cyo gusa mu kigare. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo Abeli nawe azana kuburiza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Igihe cy'Abeli cyo gutanga ituro kigeze, yaragiye ajya mu kiraro cye, afata umwana w'intama kugira ngo urugimbu ruboneke. Urugimbu ni iki? Impuzanyito y'urugimbu ni iki? Ibinure, sibyo? Ntabwo ibinure byaboneka hatabanje kubaho iki? Urupfu. Ntabwo itungo rivanamo ibinure utarigisha ritapfuye. Kugira ngo ibinure biboneke nuko uribaga ugakuraho uruhu, hanyuma bya binure bikagira gute? Bikaza kuboneka. Abeli ajya gutanga ituro rye, yaragiye mu kiraro azana umwana w'intama, nuko aramwica. Wa mwana w'intama arapfa, umwana w'intama amena amaraso, arangije amukuraho uruhu, avanaho ibinure, nuko ajya gutamba imbere y'Imana igitambo. Nuko biravuga ngo Imana yemera ituro rya Abeli ndetse yemera n'Abeli ubwe. None ibi bishushanya iki? Iyo usomye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 1 n'umurongo 29 aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu yandi magambo, umwana w'intama Abeli yatanze ashushanya Yesu Kristo. Yesu waje muri iyi si akicwa, akamena amaraso ye, akitamba ku Mana nk'igitambo cyo kuraho ibyaha byacu.
Imana ibonye ituro Abeli yatanze, Imana iramwishimira cyane, yakira ituro rye ndetse ibasha no kwakira n'Abeli ubwe. Bavandimwe, iyo niyo mpamvu yonyine gusa yatumye Abeli yemerwa, Kayini atemerwa. Ntuzayishakire ahandi. Rero muri Bibiliya tubona yuko Kayini ahagarariye abantu bose bajya imbere y'Imana bitwaje ibyiza byabo biturutse muri bo bakoze. Umurimo uturutse mu muntu uko umeze kose ntago Imana ijya uwushima. Igikorwa kivuye mu muntu cyose uko cyaba kimeze ntago Imana ishobora kucyakira. Niyo mpamvu Imana ishaka kugira ngo tujye imbere yayo twemerwe nayo, tugomba kwitwaza Yesu Kristo wenyine gusa. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ibanga abantu benshi batazi, kandi kubera ko batarizi bituma bagwa mu buyobe, bakagwa mu gishiko cy'umwanzi, bikarangira barimbutse mu buzima bwabo. Ariko ukuri kwa Bibiliya nuko igitambo Imana ishima, ikintu Imana yemera nta kindi, ni ikivuye kuri Yesu Kristo wenyine gusa. Ni nayo mpamvu Imana ihamya neza yuko ituro rya Abeli ryarushaga irya Kayini kuba ryiza. Kuki ryarushaga kuba ryiza? Si ukubera ko ibinure ari byiza wenda kurenza ibihingwa, ahubwo ni ukubera yuko ituro rya Abeli Bibiliya ivuga ngo ni ituro ryari rivuye mu kwizera. Reka nsoze nsoma mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cyaho cya 11. Abaheburayo igice cya 11 turahita dusoza. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 4. Umurongo wa 4 uravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Tubonye yuko Abeli yatanze ituro rye kubw'iki? Kubwo kwizera. Kayini ntabwo yatanze ituro rye kubwo kwizera. Ituro rya Kayini rishushanya imirimo y'umuntu, mu gihe ituro rya Abeli rishushanya kwizera Yesu Kristo. None kwizera kuboneka gute? Muri Bibiliya harimo uburyo bumwe bwonyine rukumbi kwizera kubasha kubonekamo. Mu Baroma igice cya 10 n'umurongo wa 14 arabaza ngo ese bamwambaza bate bataramwumvise? Niko avuga? Niba ntibeshye. Katwasome Abaroma igice cya 10. Ndashaka kubereka uburyo Abeli yagize kwizera, kubera ko kwizera ntabwo guhanuka kuvuye mu kirere ngo kukugwaho nk'imvura, ahubwo hari inzira kwizera kubonekamo. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 14 aravuga ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntabababwirije? Ngira ngo murumva inzego uburyo zikurikirana nazo kwizera. Ikibanza ni iki? Ikibazo ni ukumva, sibyo? Ni ukubwirizwa. Urabwirizwa, ukumva, warangiza ukizera, wamara kwizera ukabona ubwambaza Imana. Siko bimeze. Ku Bibiliya bavuga ngo bamwambaza bate bataramwizera. Ni ukuvuga ngo ntabwo bishoboka. Ntabwo bakwambaza uwo batarizera. Ikindi cya kabiri, none se ubwo bakwizera bate bataramwumva? Ntabwo bishoboka ko abantu bakwizera batari bumva. Kandi se bakumva bate ari nawe wabwirije? Ntibishoboka ko umuntu yakumva hatabayeho ugira ate umubwiriza. Turi kumwe? None reka tugaruke kuri Abeli noneho. Bibiliya ivuze yuko kwizera kwatumye Abeli aha Imana igitambo kirusha icya Kayini kuba cyiza. None tukabaza tuti Abeli yagize kwizera ate? Munsubize. Yagize kwizera ate? Birabirose? Cyangwa se byapfuye kumuzamu? Bibiliya ivuga mu murongo wa 17 Abaroma igice cya 10 ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo.
icyatumye Abeli azana umwana w'intama akamutangaho igitambo nuko hari ahantu yagize gute, hari ahantu yabyumvise, byanze bikunze hari umuntu wabimubwiye, kubera ko uburyo kwizera kubonekamo ni uburyo bumwe bwonyine gusa, ntabwo ari bubiri, nta yindi nzira y'ubusa mu yindi ibaho. Kwizera ntiwakunywa mu mazi, ntabwo wakwikaniramo, ntabwo wakwishyiramo, Mana ndakwizera ndakwizera ndakwizera, ntabwo ari ubwo buryo kwizera kubonekamo. Biravuga ngo dore kwizera guheshwa n'iki? No kumva. Byanze bikunze Abeli yumvise ubutumwa bwiza umubwiriza yuko icyo Imana yemera ari urupfu gusa n'amaraso. None uratekereza muri kiriya gihe se ko nta n'abantu babagaho, Abeli yabwirijwe nande? Ntabwo ari ibintu bigoye rwose, ibintu byoroshye cyane. Umwana muto wo muri Sunday school yagisubiza. Abariho nibo babimubwirije. Abariho ni bande? Ni ababyeyi be, sibyo? Ni Adamu na Eva. Kandi noneho mu Kinyarwanda baca umugani ngo ribara uwagize gute? Ribara uwariraye. Ibi ngibi Adamu na Eva nabo byababayeho neza neza nkuko abana babo byababayeho. Igihe kimwe amaze gucumura ku Mana, bahoraga batondagira ibiti, basoroma amababi y'imitini, bagerageza kwibohera imyambaro kugira ngo biyambike, ariko iteka ryose bagahora bambaye ubusa imbere y'Imana. Bya bibabi by'imitini nabyo ubwabyo byakomokaga hehe? Mu butaka bwavumwe. Ibibabi by'imitini ntaho byari bitaniye n'ituro Kayini yatanze imbere y'Imana, kubera ko byose ni umusaruro w'ibituruka hehe? W'ibituruka mu butaka, kandi ubutaka bwamaze kuvumwa. Adamu na Eva rero bahoraga barushye igihe cyose, umunsi wose bawumaraga batondagira ibiti, babohekanya imyambaro, bagerageza kwiyambika, ariko izuba ryava bigahunguka bakongera bakambara ubusa. Kwambara ubusa imbere y'Imana bisonuye icyaha. Iteka ryose bisaga nk'abanyabyaha imbere y'Imana, bagahora bakora uyu murimo udashira igihe cyose. Ariko Imana ibibonye ibagirira impuhwe cyane, avuga ati bari abantu nabo kugirirwa impuhwe ntago bazi ibyo barimo. Imana ubwayo iriyizira, nuko yica itungo, irangije irikuraho uruhu, rwa ruhu irangije irarubambika. Barabyibonera neza, bibonera uburyo itungo ripfuye, uburyo itungo rimennye amaraso, ndetse uburyo Imana ikuyeho uruhu ikarubambika. Babasha kumenya ati uburyo bwose igishimisha Imana ni urupfu rw'umwana w'intama. Bamaze kwambara rwa ruhu, bajyaga ku zuba, rwakuma rutakuma ntacyo rwabaga, rwanyagirwa rutanyagirwa ntacyo rwabaga, yakwikubita hasi uruhu ntirwacikaga, bararwambaye ubuzima bwabo bwose. Aho ngo bahakura isomo rikomeye cyane. Burya bwose Imana ntabwo ikunda ibituruka mu butaka uko byaba bimeze kose. Icyo Imana ikunda nuko amaraso ameneka, nuko urupfu rutangwa, icyo gihe nibwo umuntu yagirana amahoro n'Imana. None tumaze gusoma Abayobora igice cya 11, aho birivuga ngo dore kwizera niko kwatumye Abeli atanga ituro rirusha irya Kayini kuba ryiza, ngo nacyo cyatumye n'uyu munsi ahamwa, ngo kubera ko amaturo ye yari meza. Tubasha kubona neza yuko Adamu na Eva bicaye bakagira inama nde? Abeli mwana wanjye, mu gihe uzaba ugiye imbere y'Imana, uramenye ntuzitwaze ibiturutse mu butaka. Imana ibyanga urunuka kubera yuko ubutaka bwamaze kuvumwa. Icyo Imana ishima ni umwana w'intama n'amaraso ye. Ibyo ni byo Imana yakira byonyine gusa, ari nabyo bishushanya Yesu Kristo. Haleluya. Nuko Abeli arabyumvira, abikoze koko Imana iramwemera. Ariko dutekereza ko Adamu na Eva bangaga Kayini? Ese baba barihereranye Abeli wenyine gusa Kayini bakabimuhisha? Reka da. Na Kayini bashaka kubimubwira, ariko nta matwi afite yo kubyumva. Kubera iki? Kubera ko ari umunyembaraga. Yari umuntu ushobora guhinga akeza umusaruro ukamutunga, ntabwo arakeneye kumva amahomvo ya se na nyina. Kubera iki? Kubera ko arishoboye, afite imbaraga. Iteka ryose abantu biringira bo ubwabo ko bashoboye, abo bantu baramaze kuyoboka inzira igana mu irimbukiro. Kandi nabo bamukundaga nkuko bakundaga Abeli, bashaka kumubwira ariko nta bari bafite wo kumubona. Yahoraga mu murima arimo guhinga,
yabaga yiringiye imirimo, yavuga ati njye umusaruro mwiza nzeza nzawuha Imana, kandi Imana izanyemera, muzayibona, ntimukeneye kumbwiriza. Ibi nkuko ndimo kubivuga uyu munsi wa none, nubwo bisa nk'ari inkuru za kera, niko bimeze. Umuntu ubasha kumva ijambo ry'Imana, kumva ubutumwa bwiza, ni umuntu w'umunyantege nke, watsinzwe, udafite inzira n'imwe yakwishingikirizaho. Ariko abafite ibyo kwishingikirizaho, cyane cyane birebana n'imirimo n'ibikorwa byabo n'ibyiza byabo, ntago rwose bagira umwanya wo gutegera ijambo ubutumwa bwiza. Iyo babwirije ubutumwa bwiza, ubatwara umwanya wabo, nta gihe cyabyo bafite. Ese urambwiriza iki? Uzi imyaka maze mu gakiza, uzi imirimo nkorera urusengero, uzi insengero nubatse, none ngo urashaka kumbwiriza? Baba bafite imyitwarire nk'iyo ngiyo. Uwo ni umutima kandi nawe yabanaga nawo. Niringiye ko bavandimwe, igihe tugiye imbere y'Imana, twazirikana icyo Imana ikunda icyo ari cyo, tugendeye ku ijambo ry'Imana, tutagendeye ku bitekerezo byacu. Byanze bikunze uzabasha kubona umugisha, uzemerwa n'Imana. Haleluya! Kugeza ubu twese twujuje ibisabwa byose kugira ngo tubone imigisha y'Imana, kugira ngo dukorerwe n'Imana mu buzima bwacu. Ibisabwa ntukabishakira ahandi, ahubwo Imana amaze kubitanga ubwo yoherezaga Yesu Kristo akaza kudupfira muri iyi si. Waba uri umukene, waba uri umukire, waba ufite imbaraga utazifite, Yesu Kristo arahari ku bwawe. Imana itegereje yuko witwaza Yesu Kristo kugira ngo ushobore kwishimira imigisha yose yaguteguriye muri we. Haleluya! Reka nsoreze ahangaha kubera amasaha. Tugiye gufata akanya gato turirimba, ari nako dutanga ituro.